ndabaramukije amahoro y'Imana akomeza bane namwe mwese muteze amatwi Ubufasha TV. Nimanukeye ni igihe kinini cyane nkomeza kubona abantu basebya moto yitwa Spiro, ariko uyu munsi binteye kwiza bitewe na experience mfite mu gutwara moto. Bavandimwe, reka mbansuhuza abantu mwese mugiye gukurikira kino kiganiro. Ubu nje nkubitira mu mavi kugira ngo abantu mwese mwe mufite ikibazo cyo gusebya iyi moto mubiveho. Ngiye kubaho ubuhamya bufatika. Dore mpagutse ngaha ku Gisozi hafi y'urwibutso, ni ahantu hakunda kubera impanuka cyane, ariko bitewe n'uburangare bw'abashoferi, namwe ndaza kubavuga mu bashoferi mwe. Dore ahangaha niho mu ikorosi ryaho ku rwibutso hano ku Gisozi. Reba iyi moto nyiriho nayiteze ndayitwaye, ariko bivuze iki? Niba wafashe moto yawe ukayikoresha nta mpanuka izaguteza. Banza urebe ese wowe ugenda gute mu muhanda. Uraza ukimara kubona perime ugashaka kwigira isonge. Mwakitonze mugatwara moto neza ko izi moto ari ubuzima bwacu, cyangwa se mutwaye ko ari bo mufite ubuzima bwabo mu biganza byanyu, mukitonda. Moto ya Spiro nta kibazo ifite. Abantu benshi mwakomeje kubikomantaho bigiraho moto za Spiro bazanga, ariko ubu ngubu ndiyiziye singiye mu ndahagaze neza kuri zebra cross. Ahangaha tugeze ni ku Kinamba. Reka tugende tujye gukora urugendo rufatika. Murabona moto nyinshi za Spiro mu muhanda, nta kibazo na kimwe muza kubona iza kuba ifite. So ikibazo cyaje kuvuka bitewe n'uko ababose cyangwa se abantu bagura moto bumvishe ati moto zifite amafaranga menshi, abantu bakabyirundumuriramo bagaca amafaranga menshi abamotari. Reka mvuge ko babose gatoya. Ese uguze moto urangije urifuza 8,000 ku munsi, ese urumva umumotari azayavana hehe? Kereka niba niyo mpamvu bizatera umumotari ukiri mu ishyaka wishaka amafaranga kwirukanka, ugasanga niyo mpamvu ageze kuri zebra cross afashe feri biranze. Kubera iki? Arirukanka ashaka amafaranga y'umukire kugira ngo aze kubona icyo verisa. Mwa boss mwisubireho, babahe promotion kuri Spiro ngo muzigure kuri makeya, murazigwa ari nyinshi, bituma abantu birara, bituma abamotari birukanka cyane mu muhanda, bitewe n'uko bavuga ati turashaka amafaranga yo kuverisa, turabona gute. Hanyuma bigateza ikibazo cy'uko nibirukanka cyane bari bwabure feri. Reka tukirebe icyo kibazo nacyo. Ese mwize mugatekerezaho kantu ko gufata amafaranga mukavana ku 5,000 umuntu yaveresaga ku munsi mukageza ku 8,000 ngo nuko ngwa amashanyarazi? Niyo mpamvu mwa boss muzamubona moto zanyu zizimara ukwezi kujya amezi 2 mugasanga zashaje. Ubwo rero umutima babwira ni umunura amafaranga mwacega abamotari bagenda bitonze, hanyuma mutuzanye nazo zigire ubuzima, zigire uburambe. Ngaruka ku bamotari, namwe abamotari mwe kugana igaraje mukoreshe, mumenye yuko bitahandaguje izo bande feri zanyu n'ubu ntago wabona feri. Moto iyo ari yose utayikoresheje ntago wabona feri, si byose? Mu nshuti zanjye njye nayiteze mbishaka kugira ngo ndebe ese koko iyi moto nta feri igira, iyi moto igenda nayo mu muhanda. Rwose ndabaha ubuhamya bufatika. Niba uri mu Rwanda cyangwa se uri hehe, byirebere. Ahangaha tugeze ni ku Kinamba, turazamutse ku Muhima. Ubu se ko moto nagiyeho ntigeze ibura feri, ntigeze nko guhagarara, ahubwo ikibazo ni icy'abantu bashobora kuba bitwa nabi, cyangwa se ugasanga nawe uvuga ntibanatwara niyo Spiro, ahubwo baragenda mu Kigali cyo kumva ngo Spiro. Mureke ubujiji. Niyo ukora igerageza, hari ibyanga ariko bigakunda. Ubu se abakoze urukingo rwa sida bari babona umuti wayo neza ngo bavuga ngo twawubonye, basi wenda urabona nkuko quality migura? Baracyagerageza. Ariko nitubona iterambere ntituvuga ngo tugiye kwirwanya ngo ntabwo ngo bintu ngo ari sawa, ngo ni bibi, mukajyaho mugasakuza. Oya, mushiramanga mwumve yuko niba haje kampani ikora moto nk'izi ngizi zohereza umunyarwanda kuba yatunga ikinyabiziga,
tumwumve ahubwo tumutize imbaraga, hanyuma akomeza ko niba hari n'icyagaragara kitameze neza gikosore. Ariko ntabwo ikibazo ari moto, ahubwo ikibazo ni nk'umuntu waza kwitwara afite puresha, atazi icyo ashaka, atazi aho agiye, azi ko mbese ari umunyenga kuza gutwara moto ari ibintu biri aho byoroshye. Oya, cyakoze babahe training abamotari bashyashya, kuko baratwara uko bishakiye bakabangama, ariko ntabwo byo biteza impanuka. Impanuka ishobora kuva ku motari wenda waraye mu muhanda bitewe n'ibyibazo yagize, cyangwa se ugasanga abuze n'iyo veresoma, mu bagabo bagize veresoma baraza gutwara moto neza. Dore ngeze aha ngaha hano ku Muhima muri Feruje, hano muri Sofia ziradufata, umva denda zamutse aha ngaha kwiyama. Ubuse mwabavandimwe ko mureba nyiriho nayiteze kugira ngo nze ncagasuzugurusha hamwe tuya n'umujyi wacu wa Kigali ukuntu ukeye umeze neza ufite isuku uraryoshye. Ni Singapore ya Afurika. Wala ndifuza buri muntu wese kuba yaza i Kigali, gusa nyine i Kigali udafite ifaranga yakubihira. Niyo mpamvu udafite sipiro n'ubundi ngo ukore ikimotari, none se ubwo urumva byagenda gute? Muze mutware, niyo mushaka akazi munde muze mbaha akazi, ndazifite nyinshi, muze nzibaye muzitware neza. Kandi n'abandi mwifuza n'akandi kazi nabo kaba gahari, ntimugire ikibazo. Icyambere ni gukora, ugakuramo ku mufuka ugakora ibintu bigashoboka. Ubuse bakubamo n'umuhanda ugasa neza, si akazi se. Ariko ngo yango nzahiga ngo nagize gutya, oya, muze dukore, dushaka amafaranga, kuko dushaka amafaranga ibintu byose biragenda neza. Nkuko tugeze ahangaha ni hafi y'icyiciro cya Sipira ikorera mu mujyi. Umva, mukomeze ahubwo mukore nyinshi, nta kibazo, mukomeze. Maze kubona yuko rero ikibazo ntabwo ari moto, ahubwo ikibazo ni icy'umuntu ushobora kubaza akayitwara atarayimenyereye, ugasanga ajya akatakata imbere y'imodoka uko abishaka, ukagira ngo wenda akase imbere y'amarembo y'iwabo. Oya, nubona imodoka ujye umenya ko iyo modoka ugenda imbere ushaka kuyikata nk'aho ukata ku marembo y'iwanyu, ntabwo ari byo. Itonde udepanse mu bwabugenewe. Singi Sipiro ngaho nawe reba, ngeze aha ngaha kuri rompo mu mujyi, reba icyo nta kibazo na kimwe ifite. Bavandi mwe mutege moto nta kibazo zifite, ahubwo ubwira umumotari wawe ati twara neza muvandi tugende. Ubuse ko amagare yigwa atwara abagenzi, ariko simvuze ko igare iyi ni moto. Katwigire kwa Rubangura, nkase kwa Rubangura tugenda rwose tureba uko umujyi wacu umeze. Umujyi urakeye uraryoshye, nta kibazo ufite. Mbabwira ati bavandimwe, nawe niba uri kunywa akantu k'akaji utazigera yibeshye ugata agacupa hasi, kuko byagukoraho. Umujyi wacu urakeye, ntabwo dushaka umwanda nko hahandi. Waya, mureke bakomeze bavuge, bazagera aho bahore abandi ngo bazateza ngo intambara n'ibiki, ariko ibyo ni ubucucu bwabo. Reba ukuntu abana bambuka muri zebra cross nta kavuyo, bitonze, ntabahagaze hejuru. Ubu se ureba, iyi ni organization y'igihugu cyacu ibe yadushyiriyeho kugira ngo buri muntu wese yubahe amategeko y'umuhanda, kandi n'umugenzi nawe ntabangamirwe. Aha ni mu Mugisha, Kigali City Tower. Ngaho nawe reba umujyi ukuntu ukeye. Niba utari waherutse nawe uharebe, wumve ko ahangaha ni iwanyu. Wamwe 2000 ahangaha ni mu Mugisha. Ubu se koko n'iki wavuga? Ureba u Rwanda rumeze gutya rutera imbere, wange kuvuga ngo amata z'amashanyarazi ngo ntabwo ari sawa, ngo kubera ngo iki. Oya, mureke tuzitege, hanyuma tuzagira iterambere n'ibindi bizaza. Bagiye kuduha imihanda myiza i Remera, niyo tuzayibungabunga. Ariko nimuna akamotari kuriye borodire, we ngenza akifata nubwo ntari polisi. Motari dutware neza, abashoferi mutware neza, kuko uru Rwanda ni urwacu kandi nta kizatubuza kurubamo. Imana ibahe umugisha, amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda cyane. Ni inshuti yanyu, ni Ubufasha TV. Iteka n'iteka tuzabaha amakuru agezweho, iby'ingenzi, iby'agaciro tuzabivuga, iby'umwana tubikubitire kure, tujyane hahandi badashaka kumva. Ariko niba bishaka bazaze,
nawe ushaka bazaze nta kibazo, ntabwo dufite amahoro, dufite umutekano. Reka dushimire umuyobozi wacu Paul Kagame, Imana ibahe umugisha. Kora subscribe niba utari wayikora, usharinge ibindi, Imana ikibaho umugisha. Ala nawe yagenda ashyiramo baraka, ibintu bikagenda neza. None se ubundi televiziyo ngo ko tuzigendana, nawe ngaho reba kano ga televiziyo mpagaze, ngo kana subscribe maze turebe yuko ibintu tuzagenda neza, ukabona byinshi birenzeho. Amahoro y'Imana we nawe. Assalamu alaikum bavandimwe.